imbabazi 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 uryamye abari harumbarase gusa amazina yawe urayibuka witwa ndese yitwa Zaburoni Hakizimana reka utuye he Zaburo ari wanye nawe umurenge wawe urawuzi se umurenge n'uwuhe Nyanza n'akarere akagari ari Nyaruteje umudugudu ko uri umunyamugi burya wa umudugudu ni Akamenge Kamenge nabyo urabizi se ndabizi hanyuma suka hanyuma se ukagira abana bangahe yafite umwana umwe wenyine witwa ndese umwana yitwa Sengimana uri yavukiye kandi urakizi ndakizi amaze imyaka ingahe 35 cyamba umwana 35 niyo ufite umwana bafite ingahe 15 irenge uterwa n'iyindi yo mu biganza yewe Yesu warababarete ushobora kuba imvugo yiwe nirame egereza umunsi n'isaha ubwari data ivuze bizoshika turagushimiye Mana iri mu buturo bwayo bwera izina ryawe Yesu nirahabwa icyubahiro turagushimiye turi kuri uyu musozi kuko uri Imana ifite ubutware mu ijuru no mu isi dushaka kudukorera mu ijuru no mu isi ndetse mu nyanja n'umuhenderi izina ryawe nirahabwa icyubahiro n'iteka ryose urakoze amen haleluya haleluya nanjye bari gushima Imana umutima wanjye ndanezere kuko mbese uru rugendo ese ruteguye Imana ishimwe ndashima Imana cyane kuko Imana yaturinze Imana yumve ko nyishimye ndashima Imana cyane kubera yuko mbese namwe bashimira kuko mbega nababonyeho umuco mwiza Imana ishimwe mwaratwakiriye mwadufashe neza mbese Imana yo mu ijuru umugisha hamwe n'ibyo ikintu kintera gushima Imana ndashima Imana cyane kubera kuko nanjye Imana yangize umubyeyi Imana yumve ko nishimye gushima usimbuka cyane utazi kuririmba uzi gukora injyana cyane ariko Imana nyir'ingabo ikareba umutima w'umuntu haleluya kuko umutima ari ushaka Imana ntagira yuko umuntu mbese yigize uko abyumva ikibari ishaka ni umutima wawe Imana ishimwe mutwemerere rero tubagireho umugisha natwe mutugireho umugisha nanjye mwumva ishimwe shimana Imana ishimwe ndashima Imana cyane kubera kuko nanjye nabyaye mbese umwana wa mbere mubyara mu bintu bigoye ariko Yesu arahaba Imana ishimwe aramumpereza apfa mu kane mbega ariko Imana iramuzana Imana ishimwe ibyo mbishimiye Imana nongeye gushima Imana cyane kuko umwana yamaze amezi ane Imana irambwira ngo n'ubundi ngiye kuzabyara umwana ngo uwo mwana amubonye mu bikomeye ngo ariko uwa kabiri waho ngo nudasenga n'urupfu ruzaziramo ubwo naje gutwara ndashina nk'imyaka igera nko kuri 3 mbega njya kubyara ku bandi babyeyi babyara ngeze kwa muganga bagomba ko mbega numva ko bindemereye mu buryo bukomeye bajya kumbaga ngiye nkabwira muganga ngiye muganga ngo bagiye guturika muganga akagira ngo yenda ngo ni burara akati nashire kujya kubyara neza n'iki kibazo gituma utuma ngo muganga ngiye ndumva ngiye guturika rwose ni mu ntabari mujya kumbaga arambwa tugiye kukubaga bafite kumbaga rero mu rwagiro barambaze arambwira ati umve Imana usenga ubu rusengera muri etore ndaga nsengera mu barakore aravuga ngo Imana usenga uyu munsi Imana irakurinze Imana yahabwa icyubahiro haleluya irambwira ati ubu tuvugana iminota 10 kwari ibintu byinshi kuba urukiri mu isi baruka kubona tubona urasinzira ukaburagiye tinyababyeyi wawe yose yatureguritse yashizeho mbese umve arambwira ati ubu arandije iminota 20 maze kubaga ariko amasaha 2 nkuriho umve Imana ikugira neza ndashimira se kugira ngo Imana yahabwa icyubahiro ubwo nagize yenda ngo hari ibintu biza koroha ariko naho kumbira uruhago rw'inkari nabwo rwatobotse umve abantu babazwe mbega bashaka kuba babizi nabanye na stone ukwezi n'ibyumweru 2 ariko Yesu arangiza Imana yahabwa icyubahiro ndaje kurangira rero iwacu Rusizi ahantu twaturutse biba ngombwa ko kumvura bitagishobotse
banyohereza Kibagabaga navuwe rero n'abazungu mbese barambwira ati umve hamwe n'Imana uzakira tujye kukubaga n'abantu bandi batongera kumbaga ubundi bwa gatatu nzamenya yuko uzankiza kandi Imana aho nzagera hose nzavuga imbaraga zawe haleluya ndashima Yesu kuko yarangize kuko uyu munsi wa none ndashima kandi kuri uyu musozi Imana ihabwa icyubahiro ndashima Yesu kuko ndi muri ibyo bibazo umutware Yesu yambaye yaratihanganiye haleluya buriya gusenga Imana ikaguha umutware mu bushake bw'Imana ntibigira uko bisa Yesu yambaye mbega umutware turirimbana nimba bwira ngo yaranyihanganiye mu bintu byose bishoboka mbese Imana y'amahoro izamubera ubugingo buhoraho nahaguruke Yesu yarahabaye none namushimye ndi kuri uyu musozi yumve ko mushimye izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro amen. Tangira wibwira rero abantu bari kudukurikira. Amazina yanjye nitwa Nzayimana Vincent. Nkaba umwe mu bagize groupe ya SPI. Igikorwa rero mwe mufite umunsi muragishoje byagenze bite se? Natubwira muri make uko bimeze uko byagenze. Uyu munsi twari turi umwe mu midugudu igize paruwasi ya Nyaruteja. Mu buryo bw'ivugabutumwa cyakoze twabonye Imana mu buryo budasanzwe bitewe n'uko turi mu kuri kw'ijambo kandi Imana yadufashe yatugiriye neza. None niki mwabwira abantu nk'abantu batabashije kugira ngo bakurikirane ubutumwa bwanyu eske niki mwabashishikariza? Icyo twashishikariza abantu gukorera Imana kuko ari ryo jambo twari dufite muri ino paruwasi dukangurira abantu gukorera Imana bakiyanga bakemera gukurikira Imana kugira ngo Imana nayo ibahimishe. Ubutumwa wagenera abantu bakurikiye se bakurikiranye ibi birori ni nk'iki wababwira? Icyo nabashishikariza ijambo ryo kubaha Uwiteka ko ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Icyo nicyo nashishikariza abantu baduteze amatwi muri aka kanya. Murakoze cyane Vincent. Murakoze nawe. Turishimye cyane kuri uyu munsi tunezerewe kubana namwe muri ibi birori turagira ngo tubabaze uko mwabibonye mbese bimeze bite? Murakoze ibirori twabiteguye dufashijwe n'Imana ndetse ariyo ibituyoboyemo twasenze Imana nyir'ijuru ko dusanzwe twisengera twumva nka groupe ya SPI turi i Kigali dutegurira umuteguro mwiza w'uru rugendo rw'Inyaruteja muri aka karere ka Gisagara mu murenge wa Nyanza. Nyaruteja rero ni paruwasi ya ADEPR turi ku mudugudu wa Mukuge ariko ku munsi w'ejo twakoze igikorwa cyiza cyo guhemba mushiki wacu Marite ni mushiki wacu twakoze w'Imana muri groupe ya SPI kirekire imbuto turamushyingira ageze rero muri uyu musozi Imana umugisha w'urubyaro abyara umwana w'umukobwa twaramuhembye rero bigenda neza kuko twabiteguye nka groupe ya SPI. Ku mugoroba dusoje ikirori tuza ku mudugudu wa Mukuge niho twari tugira igitaramo cyiza cyane cy'amasengesho dusenga Imana dushima Imana dutanga ubuhamya dusoma ijambo ry'Imana abantu barafatwa ndetse Imana ikora ibitangaza bikomeye byo gukiza abarwayi. Uyu munsi rero ni umunsi duteguye w'amateraniro yo ku cyumweru nk'uko bisanzwe ariko nanone dufite ivugabutumwa indirimbo ndetse n'ijambo ry'Imana kandi tunamenya neza ko Uwiteka akomeza kubidufasha. Abantu bitega iki kuri uyu munsi gishyashya? Uyu munsi ni ukubona ibitangaza by'Imana ariko byose nkababwira ngo bishobokeye uwizera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu utizera ntabwo ashobora kubona ubwiza bw'Imana, ntabwo ashobora kubona ibitangaza
ni ubuhe butumwa mwaha abaduteze amatwi ndetse badukurikiranye muri aka kanya? Nk'uko twishingikiriza ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi umunyabwenge abugishamo imbaraga nyinshi. Turi mu bihe rero bikomeye kandi nk'abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru, ndetse n'abataramenye wenda icyerekezo turi kwerekezamo, uyu munsi turabakangurira kwegera Imana no kuyishakana umwete, kuko ijambo ry'Imana nanone riravuga ngo abishakana umwete nibo bazayibona. Bategure iby'ubugingo, kubera ko abantu benshi baheze mu by'isi. Urebye nibyo koko abantu bagomba gushaka imibereho yo mu isi ya none, birakwiriye ko tukiri mu isi, turacyari no muri uyu mubiri, ariko kandi batirengagije ko tugomba no gushaka ibihesha ubugingo kugira ngo tuzagire ubuzima. Mbifurije icyumweru cyiza. Murakoze.